Tira mu nzira turabivuga dushitse dore turanashonje. Bakavumbyi batangiye kuboneka mu kiriyo mwababonye. Bavuye kubatira. Aba bavuye mu kiriyo cyangwa se gukomeresha wabibwirwa n'iki? Ariko shobe ko ari kugenda umwana asize ku isi. Njye nigiriye kuvumba yo ndumva nshonje. Yesu urasiga hano uruzi ndipe nanjye turajyana. Imana rero ntizijya zirya ibiryo byinshi barajya bagwa byinshi umpeho dukeya. Ariko rero ndabona woza no kuvumba n'uburozi. Itonda neza baraguhaka nkukumva. Ariko umwana yanjye ndabirya we Warya uburozi uri kubyita ibiryo. Ahubwo wanzana uburozi nka kirugade kuri tuvari cyane njya guhura nacyo. Uramara guhaga umuceri w'umubatizo nurangiza uze no kusambanisha akugushizemo. Sibyo mvuze ndi umuntu w'umugabo uri kumena kagahora. Tuvuga gushingura sage n'inyana imbwa nimwiza kukwakira. Ani nizere ko mwaratetse. Tebe ibyo barese ko nta numwe yaje gutwakira. Mukanyema rero kandi bagiye kuza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mugenzi wanjye nawe arajya gukurikirana ibyo mu nzu. Murakoze kumba ububasha none ngiye kubiryama imare mu nzu. Yesu Ariko nukurya umuceri da. Nuko n'ibiryo by'umuciro binaryoha abantu babaje kuvuma n'imbaga baba bafite. Ndacyabonye ibigera nzumbara. Abavumbi ko baje mu ndarya ibyo nkuye Mana yanjye. Tuza kukura mu pasiteri azagiye ibiro 30 by'umuceri. Kajya kubyitaho dada se n'ibifu ufite cyane imifuka. Bifata bimanukane mu rutoki baze kubura ibiryo barya dore njyana ibiro 30 by'umuceri. Yesu Kubatete turakimeze. Nta kibazo mbikira inusu n'irobo wowe urya irobo cyane kuri n'umumarayika. We serivisi umpaye urayobye urabutaha. Ijambo ry'Imana haranditse ati mutuze mwijura amasirike y'ino mwisi ntaruzura mutuze muzapfa. Uko nani ndumuvumbi usaye ibyo byinshi. Ijambo ry'Imana riravuze ati kavumba uburozi. Aha koko paso usa n'umvumbi w'inkono. Ayo magambo nkayo yakura. Ubundi ntimukababare mujye museka amaherezo muzapfa. Nope. Haye miteni bami. Akora muri ibigoryi muri nka joroje. Pastor wongeye kunkora mu nkovu kandi ari njye napfishije nawe kuri tura. Yesu ubundi ko nahindi gusoma ijambo ry'Imana nzikara umubatizo. Ndashonje n'umwumva ibiryo miri. Ntabwo nikoreye isanduku muzi ko njya amabuye. Ijambo ry'Imana ryisubiyemo ngo karyivu n'umucanga. Kandi umuvumbi mu biryo nitahira. Umuntu yapfuye ndani imitima mufite basi mumbabarire. Renje hano we kigorye twikora mu tuzuko tutarya. Yikora umuntu kandi amaze kuvuga ko uri umuvumbi. Rero mbabwiye mwe bigoryi mwe ntabwo naje kuba pasiteri muzi ko ndataha ntari. Ari wagutumye ko aruje kuvumba. Je pasiteri sinzi ukuntu ngiye gutaha ntariye kandi naratwerereye yanjye. Rero tugeze mu mwanya wo gutangira kwigendera ubuhamya nubwo tuvuye kumusingura. Kaduhere kuri nyir'urugo yegere hano imbere atugezeho ijambo ry'umunsi. Bwari umugore wanjye yankundaga yamfataga neza. Yo sharijera aho mbyiride mujye. Yo asezereye no kwinyesebura basiga. Yesu Nubwo ndi pasiteri ndabizi hariya hirya bacuruza inda za senkizi. Nawe azajya agerayo wanayizanira inda biryamanire wana. Uriya mugore wawe nawe sharijera ajyaga kunya akinyaraho agakunyaraho ariko nawe ndi wirati. Ubundi ndakitagenge nanjye nzapfa musange. Pasiteri nk'uko ngomba kubyanzura tugeze mu mwanya wo kurya. Sunu bwapfuye tugiye kurya ibiryo nanjye hari umugore mwiza navuye mwinyesebura. Yesu Rwanda neza uko umugore tuze mu nzu kandi ari agasake. No mu ndaya najyaga njya kugura nawe najyaga muguramo. Mwese urira kusuna nashyira akaboko. Njya ndira mu ibase bira. Sungana n'inzovu. Ifumbire bapfuye. Avuye Yesu mutahe.
ko ikigoryi umaze kubisamura wenyine none ngo dutahe. ariko ibiryo byose nabiri ariko dawe aramunze ibisazi 210 wora kuvuga insazi ntiwari wabona imbaraga zipima ibiro 7 nuko sha nusu y'umuceri nirabana guze byose urabimaze nabisonye da Jesu! ndamurimbwa abagabo batagora n'ibiri 10 by'umuceri Baramunjewe. barasanyutse Hey! arapfa n'ubundi yaramaze gushiramo n'uburyohe cyane nikoreye serekeye ubundazi wanyana yimbwa utakagenda muri mwese ninde nayesezerano kukarya Ni njyewe. gahinja mu njanga mwese cyo muriye nagahinda ko nyine nabire nabihaza Nope. mufatira mbiri umuceri wikiriye yonyine